Isi dutuyeho nubwo iriho ibintu bishimishije kandi bibereye amaso ya muntu, ariko mu by'ukuri hariho n'ibindi biteye ubwoba byashobeye abantu bikabayobera ndetse bikabatera ubwoba ku kigero cyo hejuru. Muri byo rero harimo umwobo muremure cyane uherereye mu gihugu cya Turkmenistan, akaba ari ahantu hari umwobo muremure uhoraho wakaho umuriro utajya uzima, hakaba hashize igihe kirekire uwo muriro wakaho, ndetse aho hantu hakaba hazwi nko ku marembo y'ikuzimu cyangwa se Gates of Hell. Ahantu rero ndagira ngo uyu munsi tubashe kuba twagaruka kuri uyu mwobo, tubashe kugira byinshi tuba twawumenyaho. Ngira ngo rero we mwibutse, niba ari ubwa mbere ugeze hano, ibuka ukore subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ubashe kwibonera amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Mu gihugu cya Turkmenistan, ahangaha akaba ari mu gace cyangwa se mu ntara ya Aheri, akaba ari kuri latitude cyangwa se kuri coordinate dogere 40:15 n'amasegonda 9 mu majyaruguru, ndetse na dogere 58:26 n'amasegonda 23 iburasirazuba. Akaba ari mu butayu bugari bwa Karakum, akaba ari mu birometero 260 uturutse Ashgabat. Aha akaba ari mu murwa mukuru w'igihugu cya Turkmenistan, kandi mwibuke ko Turkmenistan ari igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya cyangwa se muri Aziya mo hagati. Hari umwobo muremure cyane, uyu akaba ari umwobo umaze igihe kitari gitoya wakaho umuriro, ndetse uwo muriro ukaba waranze kuzima. Uyu mwobo rero ufite metero zikuba hagati ya 60 kugera kuri 70, ukaba ufite ubujyakuzimu bugera kuri metero 30. Ahantu rero hahora haka umuriro igihe cyose, akaba ari umuriro uteye ubwoba, ndetse ku buryo haba nijoro haba ku manywa uyu muriro uhora waka utajya uzima. Kubera rero ahantu hateye ubwoba, bagerageje kuzimya uyu muriro ariko biranga, biba iby'ubusa. Bagerageje gusukamo ibintu bigiye bitandukanye ariko uyu muriro wanga kuzima. Uyu muriro rero abahanga mu byerekeranye n'ubutaka bw'isi, aribyo bita geologist, bagerageje gukora ibishoboka ngo bamenye uyu mwobo cyangwa se uyu muriro watangiye kuba wakaka ahantu ryari. Baza kuvuga yuko mu myaka y'1960 aribwo hari ahantu hitse haza kugwamo, noneho mu myaka y'1980 nibwo umuriro waje kwadukamo hariya. Bikavugwa yuko ari gaze zigiye zitandukanye zaje gufatwa n'umuriro, bigatuma hano hantu habura umuriro waka ku kigero cyo hejuru. Nk'uko rero nawe ubyireberaho ku mashusho, uyu muriro urakabije cyane, ndetse mu by'ukuri nk'uko watangiye kwaka mu myaka y'1980 warakomeje uraka, ntabwo wigeze uzima. Ese haba ariho koko ku marembo y'ikuzimu? Mu by'ukuri nk'uko tugenda tubibona ku binyamakuru bigiye bitandukanye, nk'uko tugenda twifashisha abanditsi bagiye batandukanye, harimo nk'uwitwa Davis and Alert banditse iki kinyamakuru cyangwa se banditse amakuru avuga kuri uyu mwobo mu mwaka w'2017, ndetse n'uwo bita Brumer n'uwo bita Paul banditse ikinyamakuru cyangwa se banditse article kuri uyu mwobo mu mwaka w'2005. Bagakomeje kugaragaza yuko uyu mwobo ari amayobera, uyu mwobo bidasobanutse ibyaho, kuko bitumvikana ukuntu ahantu hashobora kwaka imyaka igera kuyo hashize haka, atari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu gisanzwe. Bakomeje kugenda bagaragaza yuko rero bishobora kuba biterwa yuko harimo amagaze menshi, akaba yarafashwemo n'umuriro, ndetse agakomeza kuba yabasha kwaka igihe kirekire, ariko bakagaragaza yuko abantu batayitondeye bashobora kuba bahaburira n'ubuzima, kuko umwuka uhari ntabwo ari mwiza. Abantu bagerageje ibishoboka byose bajya kuhasura, ariko leta y'iki gihugu yagerageje kwiyama abantu kwirinda kuhegera, kuko n'ahantu bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Aha rero ku marembo y'ikuzimu ni ahantu habi cyane, ni ahantu hateye ubwoba ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu abantu bakomeza kugirwa inama yo kutahegera ndetse kutahajya, kuko ni ahantu hashyira ubuzima bw'abantu batari bakeya mu kaga. Perezida w'igihugu cya Turkmenistan yagerageje kubwira abayimugukiye ngo barebe ukuntu bahataba, barebe ukuntu basiba kiriya cyobo, kugira ngo iriya myuka iturukamo itabasha kuba yakangiza ubuzima bw'abaturage, ariko byaranze, biba iby'ubusa, kuko uriya mwobo ni muremure cyane kandi uraka ku kigero cyo hejuru, urimo umuriro mwinshi, ku buryo kuvuga ngo bawutaba ari ibintu bitakoroha habe na busa.
Uyu muriro rero umaze imyaka itari mikeya kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani waka kugera n'ubu ngubu uracyaka, kugera n'ubu ngubu mu by'ukuri uracyaka cyane. Ese haba hariho kuko ku marembo y'ikuzimu niho se abanyabyaha niho abanyabyaha koko bazarohwa? Ni ibintu bigiye bitangaje rero biri ku isi, nk'uko ari ibintu byinshi bitangaje biri ku isi, n'uyu mwobo nawe ukomeje gutangaza abatari bakeya muri iyi myaka. Niyo mpamvu rero natwe twagira ngo tukugezeho aya makuru, tukubwire byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mwobo, nubwo hari n'ahandi hantu henshi hatandukanye ku isi hagiye hateye ubwoba, ariko ahangaha naho hashyizwe mu hantu hateye ubwoba, mu hantu h'amayobera, mu hantu ibyaho bidasobanutse habe na busa. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri natwe twifuje kuba twakugezaho ibitandukanye kuri uyu mwobo. Ndatekereza ari amakuru amwe ugiye ubashije kuba wasobanukirwa, ubashije kuba wamenya kuri uyu mwobo uteye ubwoba, uyu mwobo uhangayikishije abatari bakeya ku isi, bavuga ati se koko mu by'ukuri yaba ari wa muriro abanyabyaha bazarohwamo, yaba ari wa muriro abanyabyaha bazashyirwamo? Ubwo rero nuko nguko natwe twabashije kuba twabakusanyiriza aya makuru y'ingenzi kugira ngo mubashe kuba mwayamenya yabagereraho ku gihe. Nanone twongera kukwibutsa nyabuna, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ibuka ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru yose ajye akugeraho 5 kuri 5, akugerereho ku gihe. Ndagushimiye rero wowe utawema kubana natwe kuri uyu muyoboro mugari Magic Media Rwanda. Ndagira ngo rero ujye ukomeza wibanira natwe, ibiganiro byacu nakagaruka kandi turagutegurira ibintu byiza by'agatangaza. Ngaho komeza ubane natwe. Ciao ciao.